ingengabitekerezo isenya yigisha abayoboke bayo ko bafite ejo heza hazaza ariko ko hari itsinda ry'abandi bantu ribitambitse imbere. Urugero ni ingengabitekerezo y'abanazi yigishaga ko ubwoko bw'Abadage busumba ubundi bwose kandi ko Abayahudi aribo bateye ibyago byose byagwiriye Ubudage mu mwaka w'1920 no mu ntangiriro y'1930. Muri Cambodia abanyabwenge bazize ko ngo baba baranze kwicisha bugufi ngo bareshye n'abandi baturage gutyo bagira ubuzima butagira uko busa bw'abahinzi borozi. Mu cyahoze ari Yugoslavia impande zose zitanaga ba mwana ziregana kuba imbogamizi ku ishyirwaho rya Serbia y'igihanganye kandi itagira inenge. Mu Rwanda Hutu Power yashoye imbaraga zayo zose mu mugambi wo kurimbura abo yitaga bagashaka abaki b'Abatutsi, nyuma yaho ibintu ngo byagombaga bigasubira mu buryo. Muri Irani umurongo w'ibitekerezo bisenya watangiranye n'impinduramatwara ya Kiyisilamu yahiritse intwaro ya cyami muri 79. Muri icyo gihe Ayatollah Khomeini yari yaratangiye gukoresha imvugo y'urwango ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ariko Ayatollah Khamenei wamusimbuye na Ahmadinejad president uriho ubu ngubu bo batangiye kwigisha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli ari byo bihugu bihagarariye ikibi ku isi. Ibyo bihugu ngo bikaba bigomba kurimburwa. Bashingiye ku byo bavuga ko byahishuwe n'impuguke z'Abashia, bemeza ko ibyo bihugu n'abambari babyo bigomba kurimbuka kugira ngo Mesiya wa Shia ave mu buhungiro. Irani ikaba ngo yaratangiye kwitegura iyo ntambara. Tumaze kureba ibyo ngibyo, ese turasanga bifite irihe sano n'amateka y'u Rwanda ku byerekeye gukoresha imvugo isenya? 90 imaze kugera intambara iratera, indani habayeho campaign yo kuvuga ngo baduteje intambara n'Abatutsi. Ibibazo hagiyeho za barriere mu gihugu, hajyaho za zone tampo, hajyaho ibiki, impuzi ziraza Nyacyonga, none bakajya bareba abantu bakavuga ati dore ibibazo byanyu murabiterwa nande? Murabiterwa n'Abatutsi. Bagezeho ndetse muri iyi myaka yanyu bavuga ngo nibo bari mu bucuruzi. Ubucuruzi bwose bwafashwe nabo. Hari ibintu byinshi bagiye basobanura ko ari bo babibabuza, ko niba badakira ari uko bwafashwe n'Abatutsi. Ibyo rero ni bisanzwe nibyo navugaga na hariya, ushobora gusanga bimeze cyo kimwe. Lion Shehe yize kubikomozaho agira ati mvuze ko ingengabitekerezo zisenya zaba zaravuyeho naba nibeshye. Utanga urugero rwo uvuga uti ni agatsiko k'Abatutsi. Hari abavuga ko hari agatsiko k'Abatutsi gafite gikubiye ubutegetsi. Hari izindi ngengabitekerezo ubona zishobora kuba zihari cyangwa zishobora kuza mu gihugu? Buri munyarwanda afite twabona ibintu. Hari ubona ko ari ku gatsiko k'Abatutsi kayoboye, hari wabijyana ahandi akavuga ngo n'abantu bavuye Bugande, hari wabijyana ahandi akavuga ngo n'abantu bameze gutya na gutya. Kwanga kwabivuga kuri ngewe nta numva atari yo solution yabyo. Ibyo bitekerezo bishobora kuba bihari, ariko ikiza danger yo kubibuza niko wagisimbuza ikindi gitekerezo cyawe wenda cya leta cyo kwempoza no twebwe tubona ariko bimeze. Ambassadeur Polisi muri ku icyambere nashakaga gusubiza ku byo Manzi avuze bijyanye n'uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka. Uburenganzira bwawe bugarukiraho ubwundi butangirira. Iyo batangiye kuvuga ko uriya muntu agomba kwicwa, uriya muntu gusa uburenganzira. Icyo rero nagiye mvuga yavuga ati byerecyanye no kwica. Navuze ko byerecyanye nuko umuntu abona ibintu nuko bitangira. Ubwo ngubwo iyo nzira y'imitekerereze itangira gusebya undi, itangira kumugiri agakoko, ibyabaye hano, inyenzi, inzoka, bigenda bityo bigenda bikurikirana kugeza naho aho bizagera mu kwica. Icyo navugaga rero nuko mu burenganzira bwawe ufite hari n'icyo ugomba mugenzi wawe. Ndabisubiramo kuba byavugwa nta kintu bimbangamiyeho kuko niko atekereza, kandi kugira ngo mbashe guhangana nk'ubu turi muri discussion, kugira ngo tubashe kugira ikintu tugeraho ntago turi bwemeranye kuri buri kintu cyose, ariko icyo namarira mugenzi wanjye ni ukumutega amatwi yagera hahandi arengera bikajya hari observation umuntu ashobora kugira, hari noneho n'imvugo igamije gusenya cyangwa se gusebanya. Ibyo biratandukanye. Nuvuga ko nta wari watanze n'ingero uvuga uti hari abazaganisha ku baturutse Buganda, ku baturutse Burundi. Ega ntago twabyirengagiza ngo twigire nkaho turavuga ngo abo hanze, ariko no mu Rwanda abantu barabidiskita. Umuntu ashaka kujya muri service runaka akaba ariko ahantu ko mbona higanje abantu
no hagati yabo baravugana ikigande. Hari ahandi ushobora kujya kavuga ariko hano ko bavuga igifaransa gusa bite byaho. Ushobora kubyibazaho, kuba ubyibajijeho ntibikugira mubi. Ushobora kuba uri mukuri, ushobora no kuba ubyibeshyaho. Ibyo avuga ni ikintu gikomeye cyane kuko hari aho ugera, ngiye gutanga urugero rwa Ampe Banane, ugera ahantu bakakubwira ngo mu kabari ko hari ngo tujye mu Barundi. Urumva abikora na bonne foi, nta kindi kintu wenda atekereza, ariko icyo kintu c'est très dangereux kuko itubaze kwita ngo twebwe n'abariya tayari kaba kabari tuba twatangiye kuzanamo utuntu, ejo iyo hagize akantu gatoya mutandukanaho ntabwo ureba ko ari ibibazo bisanzwe hagati y'abantu, uravuga utari kuzi ko Abarundi babambwa ari babi, uba wamaze kubagara, uba watangiye gushyiramo agafumbire mu bintu, watangiye guhembera amacakubiri. Izo rero ni imvugo yenda abantu bavuga gutya batabyitayeho, batabigize gutya, ariko araronge bishobora kuzagira ingaruka. Icyo nashakaga kubivugaho nuko za jenoside zose aho zabaye n'ubwicanyi bwose aho bwabaye ntabwo byatangiye ari ibintu bikomeye, bitangira ari bito bigakura. Turebye no mu Rwanda Abatutsi kubera ko byari byanditswe n'abanyamahanga, ariko ntibyari bibigize abo kwica. Buracya Abatutsi bati n'ababeshyi n'abirasi bagira amayeri baribona, ntabwo byari byagera aho ngaho. Buracya noneho babita inyamaswa, inzoka iyo utayishira kurya ikagutera uburozi ugapfa. Ibyo rero urabizi n'inyenzi iyo yaguye mu mata ntawe bakiyanyoye. Bajyana abantu muri iyo nzira yose baba basa n'ababahaye icyizere ko bagiye kugera, bagomba kugera ahantu heza. Muri Iran bati nidukuraho Amerika, nidukuraho Israeli, tuzagera ahantu hari amata n'ubuki, Madi wacu azagaruka. nashakira kuvugira muri sanse y'abandi banyepolitike, yego, bajya bazana ibitekerezo bivuga ngo tuje gukura nk'abahutu ku ngoyi. Icyo urumva kiratuma ba bantu batanarebye neza bavuga bati ariko umuntu atanitayeho iyo ngoyi waje kumukora, bavuga ati umuntu waza kunkiza ingoyi mfite, abenshi bakamugenda. Waduha nk'ingero aho ngaho? Natanga nk'urugero uriya mudamu igihe yinjiraga aje kwiyamamaza, Victoire Ingabire. kuko yavugaga ko abahutu bakandamijwe, abahutu nta ruvugiro bafite, abahutu noneho ukumva ko wa wundi uri hepfiriya cyane mu cyaro arahita yumva uwo nguwo ari nka Mesiya uje, no kugira ngo uzabimukure mu mutwe yatangiye amubwira ko ari umuhutu, byari bikomeye kugira ngo uzabatandukanye ye kuzamugenya. Yongeye gukora gushyira urutoki mu bikomere bikiri bibisi cyane cya gihe yavugaga ati ariko harya ubundi nta ako gahinda k'Abatutsi nta bahutu bapfuye ko ntaho nabona memorial aho gaho, urumva ni igikomere ashaka guteza, kuko agahinda k'abo bantu n'abandi bafite kandi, ariko ntago ugomba kuvuga ngo ariko akangaka muzakavuga kugeza ryari. Aho ngaho byari bitangiye kuba ikibazo. Niho nyine burya nashatse gushyiraho uruzitiro ntarengwa, uruzitiro ntarengwa mu kuvuga ibyo utekereza. Iyo uvuga ibyo utekereza bishobora kuganisha kumara igice cy'abantu, abantu bishingiye kuri iki n'iki, ibyo ari byo byose aho warenze akarimbi. Ako karimbi umuntu amenye ko karenzwe bigenze bite? Kukarenga nuko iyo watangiye kuvuga ko bariya hari abantu babi, bariya abantu tugomba kubikiza, bariya abantu tugomba kubamara. Twari turi ku rugero rwa Victoire Ingabire. Ntabwo niba harateguwe jenoside y'Abatutsi ntihateguwe abazapfa b'Abahutu, ariko iteka haba ingaruka. Izo ngaruka rero ntabwo uzishingiraho ngo ujye kugereranya ibitagerera. Ibitekerezo bivugwaho ni byinshi biranatandukanye. Iyo habayeho ingengabitekerezo ishobora guhindura n'isura. Ngira ngo tumaze kubona ingero twagiye dutanga, tuvuze nko ku kibazo cy'i Burundi ubu ngubu uko bimeze. Muzi ko kera i Burundi naho hari ikibazo cy'amoko gikomeye cyane, ingengabitekerezo, ariko ubu ngubu urebye usanga bariho baragaruka, ahubwo opposition ihanganye na guverinoma, abatavuga rumwe na guverinoma nibo bahanganye ubu ngubu. Iki kibazo cy'amoko gisa naho cyavuye mu nzira. Francine, bigenda bite kugira ngo ibyo bihinduke bifate indi ntera? Abaturage bamaze kubona ko ikibazo si uyobora, si uko ari umuhutu cyangwa ko ari umututsi, ahubwo ikibazo ni inzira yafashe
yo kubajyana muri iyo nzira nyine abajyana aheza ashaka kubajyana. Nibaza ko kugeza kuri uyu munsi abarundi babwiye ati dushyireho umutu cyangwa dushyireho umututsi, bakubwira ati byose kimwe, icyangombwa n'umuntu ufite ibitekerezo bizima aza akatujyana mu nzira ituvana mu makimbirane kandi tujyana mu majyambere. Ibyo bibazo byose bibaho iyo abanyapolitike bihariye ijambo, yakubwira byiza cyangwa yakubwira bibi, kuva atumva ko n'umuturage yamufasha mu kugira uruhare mu bintu bizamuzamura, bihinduka ikibazo. Nuvuga ko naho ngaho i Burundi bijya guhinduka, ubwo bageze ahantu mumva ko abanyapolitike ariko baratuyobya, ni hahandi hacu aho hagiyeho umuhutu cyangwa umututsi, turabona ibibazo ari bya bindi. Mbere hakiriho ubutegetsi bwitwaga ko ari ubutegetsi bw'abatutsi, hari opozisiyo yari hanze, inyeshyamba zitwaga yuko ari abahutu baharanira uburenganzira bwabo, twavuga za paripe hutu, ziriya za CNDD. Nyuma rero yuko bihinduka zikagera ku ntebe, urumva yuko abavugaga yuko abahutu bakandamijwe bari bamaze kugera hehe ku ntebe. Bagombaga rero kugaragaza yuko koko ibyo baharaniraga ari ukuri, ariko bimaze kugaragara yuko icyo barwanyaga atari ubututsi, ahubwo baharaniraga inyungu zindi za politike. Niyo mpamvu kuri isaha bamwe muri bo bacitsemo ibice, batangira guhangana na bagenzi babo. Ariko se ambasaderi, ni ikibazo cy'abayobozi cyangwa se ni ikibazo cy'abaturage bakurikira abayobozi? Baba bayobozi baba ikibazo ni system, ikibazo kiba system. Iyo system yawe irimo iki ugeza ku baturage? Iyo system yawe irimo iki kizarengera abo ngabo bose n'abandi bashaka kubikoresha ukundi? Ikibazo naho kigomba kureberwa ni system. Urashyiraho ibintu kugira ngo bijyane abaturage, abazashaka kubica iruhande uzarengera inyungu z'abaturage ute? Aha niho hazamo guhashya iyo ngengabitekerezo iyo ari yo yose. Ikibazo rero ni iki ngiki, ese hari uburyo bumwe bwo guhashya ingengabitekerezo? Uburyo bwo guhashya ingengabitekerezo ugiye ko mubona bwa mbere no kubanza kwigisha abantu, ukabigisha ukabasobanurira, umuntu warangiza ugashyiraho n'amategeko hano. Ubwo nari mbahaye nk'umusogongero ku gice cya gatatu turi buze kugarukaho mu buryo busanzuye, tumaze kumva imiterere y'umurongo w'ibitekerezo bisenya n'ingaruka wagize mu kongera ubukana bw'amakimbirane muri Iran. Dushobora noneho gutangira kwiga uburyo abantu bagerageza kubiburizamo, ariko mbere yabyo turabanza turebe uko abanyarwanda muri rusange bumva uriya murongo w'ibitekerezo bisenya. Ibitekerezo bibi bikunda kuza mu bantu bitewe n'imyumvire yabo, bishobora kuva no ku mibereho. Urugero nk'umuntu niba ari aho ngaho nta kazi ntaki, ashobora kuvuga ati kugira ngo nduho nuko njya kwiba. Ni ibitekerezo by'ivanguramoko mu rubyiruko. Ibitekerezo bisenya ni nko kurwana mugenzi wawe, muri gusenyera urukundo nyine. Nk'umuntu w'umugore akajya guteranya umugore n'umugabo ati dore wa mugore wajya gukora imyuga w'ubusambanyi ibiki n'ibiki. Ibitekerezo gisenya ni cy'amacakubiri ya munyangire, nuko ari nk'abantu baba badashaka ko abantu bumvikana cyangwa se ku buryo abantu bakwiyunga ngo babe bamwe, abo navuga ko bafite ibitekerezo bibi byasenya abantu cyangwa se byasenya umuryango nyarwanda. Bizanwa n'ubundi n'abantu babifite mu mitwe yabo, bakabisansibiriza mu bantu kugira ngo babikoreshe, baba bafite icyo byumvikana ko baba bafite icyo bagamije. Ufite igitekerezo kizima akwiye kuzuza abandi aho kugira ngo abasenye. Ni iki cyaha abantu ubushobozi bwo kuvumbura no gushyira ahagaragara uriya murongo w'ibitekerezo bisenya? Turabiganiraho twongera kugereranya ibyo muri Iran n'amateka y'u Rwanda. Nkaba nagira ngo mbanze nk'ijambo buri wese ambwire icyatuma uriya murongo uhagarara mu magambo make, dore kuri Francine. Icyatuma uwo murongo uhagarara cya mbere ni ukureka abantu bakisanzura mu bitekerezo, kugira ngo nuramutse avuze ikirimo gusenya anagaragare, yumve n'abandi ukuntu barimo kumugorora. Liberté d'expression irakenewe. Uburenganzira si ikintu uhabwa cyangwa ugomba gutegereza guhabwa, iyo bakikujije uragifata. Idini mu by'ukuri ryari rikwiriye gusobanurwa uko riri, abantu ntibarigire urwitwazo. Iyo nayo ni intambwe abantu bashobora gutera mu rwego rwo guhashya ibintu nka biriya. Bya bidini yaba amoko
ni ukutumva ikibazo uko giteye. Idini rya isilamu ntabwo ari ribi, uburyo riza gukoreshwa barivangavanga n'ibindi bintu bitari bigombye kuvangavanga naryo, nk'uko amoko si ikibazo, ariko kuza kuyakoresha ibyo ushaka kugeraho muri politiki n'ibyo ushaka kugeraho mu rwabo urwego rw'imibanire, rwabo urwego rwa ekonomike, icyo nicyo kiza kuba ikibazo. Birumvikana ko haba muri Iran haba mu Rwanda na mwese ngira ngo murabihurizaho, iyi ngengabitekerezo zisenya ni ikintu cyo kurwanya, ariko uburyo bwo kukirwanya twari twabikomeje nkubwira ko mbasogongeje ku gace ka nyuma ka gatatu k'iki kiganiro. Uburyo bwo kubirwanya ngira ngo nibwo butandukanye. Hari abagira bati tugomba kubihashya uko bimeze kose twihanukiriye. Kwigisha nibyo byibanze, ariko mu gihe bigaragaye ko kwigisha nanone ntacyo bifata, mu gihe hari amategeko akumira ibintu nka biriya ntagire icyo afata, nemera yuko bibaye ngombwa n'imbaraga zishobora kuba zakoreshwa. Zipimye zite? Ibyo ari byo byose imbaraga wazipima ukurikije ikibi nawe ushaka gukuraho. Ubwo washyira ku munzani ukareba uburemere bw'ikibazo ushaka gukemura, ese bungana n'imbaraga ngiye gukoresha. Guhita mbihashya ntabwo ari wo muti mbona, ngomba kubanza nkareka umuntu akabivuga, kuko ubundi umunyepolitike ashyiraho umurongo w'ibyo ashaka ko ari byo bikorwa. Ni ukuvuga ngo umunsi wose ikindi nzashaka gukora niyo cyaba kidasenya kiri inyuma y'uwo murongo we yaciye, nzitwa ko ndimo gusenya. Ariko Ambasaderi Polisi yarakubwira ati bigitangira biba byagiye. Nagira ngo mvuge yuko ikibazo ko mwari mukibajije, hariho uburyo bwo gukemura ibibazo nk'ibyo bije. Icyambere mu gukemura ibyo bibazo bije bigomba kuba mu rwego rw'amategeko. Icyo amategeko abuza, uko amategeko arengera abantu, icyo ngicyo ni icyambere cyo kugira. Uretse ndangize hari urwego rw'amategeko, ariko muri urwo rwego rw'amategeko rero hariho n'izindi za mekanisme z'inzego zigomba gukurikiraho. Tugire ngo ibi twashyizeho by'amatorero, ibi dushyiraho by'ubumwe n'ubwiyunge, ibi dushyiraho, tugire ngo biza gutya gusa, urumva? Noneho aho banangiye umutima, ninde uzabishyiraho hari? Aho rero ni ukuvuga ngo washyizeho ibyo kubasobanurira ngo biriya byo gushaka kwica mugenzi wawe. Reka tugerageze twihute. Iyo maze kubasobanurira ugashyiraho ibyo ngibyo, izo za institution, inzego, ugashyiraho amategeko abirinda, ugashyiraho iki, ibyo ngibyo bishyizeho bigomba kurinda wa muntu wese, kandi uwabirenzeho agahanwa, akabihanirwa hakurikijwe amategeko, buryo bwihanukiriye. Francine.